iyo nanjye nakwe reka ntaza kubesha, ariko harimo ikintu kidasanzwe. Wonderful, fantastic, magnifique. Ibintu ni uburyohe rwose. Abacunguye, God bless you. Abacunguye rwose, is a gift. Nawe ntubarebe kuriya rero karasizi kabo ntikarindwa. Aba bantu baratyaye muri ibyumweru bigaye barakora ibidasanzwe. Amina. Kuko n'uwo dukorera ntabwo asanzwe. Wow. Yewe gusa nifitiye amatsiko kubona abantu bagira karasisi nk'aka bahetse isaha y'ibihumbi 5. Ibyo nibyo byantera ibibazo. Ariko banga ikintu cyangwa harimo ikintu cy'agaciro njye nemera mbonye, ariko ntabwo abacunguye bajya babeshya. Aha wow, karasisi barakazi. Arara abahungu ariko ibyo bitangiye kubarenga, muri harimo uruntu kabisa ruraremera. Barakibatira neza, ndabona umuyobozi wabo, ndabona arasimbuka n'intore, ibyishimo byamurenze. Reka tubasabe base n'abacukije, arakoze cyane mukaraza mwiza. Aba bahungu rwose simbiza ahari, muretse mukomeze mwikoresha ibyo bategetse gutura. Nimwikorere, nibikorere. N'ubundi na kera kose iyo umuntu yabaga yikoreye haboneka, iyo yinjiraga mu marembo habonekaga abamutura. Nibyo sibyo? Nibyo. Atubwire pasiteri azabatura aba ariwe mu gihereza. Pasiteri abature rwose, we na Uziyeri. Nta mafoto rero nta cyabaye. Ibi byose mba ngira ngo haze kuboneka n'uburyo dutanga amakuru y'ibyabaye. Ngaho rero nyabuna ni muture aba bagabo. Uziyeri rero na pasiteri ni muture aba bagabo. Wow, abanyamakuru nabo harimo ibinyamakuru byigenga nabyo nabibonye birimo birafata amafoto, kuko nta foto nta cyabaye. Byiza cyane. Gusa mu mwanya mutoya uretse pasiteri Uziyeri ndibuze kumubaza niba bafunguye irampano, kuko ndabona yipozisiyonye neza nk'uwayigizemo uruhare kandi ataririmba mu bacunguwe. Ariko birashoboka ko mu baba bayituye nawe yaba arimo, dore ko kuba umuyobozi ari iby'igiciro. Imana ikumpera umugisha. Amina. Nagiraga ngo duhamagare umuyobozi, perezida wa korali yegere hari imbere bamuhereza uruvugiro. Cyakoze nanjye ndi position ahantu nshobora kumureba neza, kuko mu mategeko y'abajiya hari ibyo dufite ryitwa kwitegerezaho mugira gute uwo muvugana, kugira ngo atakubesha. Iyo akubesha atangira kwandikisha inono rirerire areba hasi. Perezida wa korali ndabona hano hari impano, ariko ngewe nyibona hari abantu bigeze badutuburira hano twari turi,
nuko abantu baragenda barabika, abantu bagenda bazi bati ni impano idasanzwe, dusanga ni isaha ya 5 iri mu rukarito rungana hano hose. Kwese ko biri Kugira ngo mutegure iyi mpano mwaba mwarabitekereje mute? murakoze cyane. Mbere yuko korali igira iki gitekerezo cyo gutegura impano ifatanyije no guhigura, twabonye ibikorwa biri kubera ahantu, twumva hari icyo dukeneye, ng'itorero hari icyo rikeneye, ng'indara hari icyo ikeneye. Bituma rero abacu baje kwicara barigora, birabagora, ariko mbaka bageze ku mwisho. Ni nayo mpamvu uri kubona afite ibyishimo nk'ibi ngibi. Rero witonde gatoya, kuko ndi kubona hari abantu bajya bagira amerwe. Burya pasiteri wacu nawe aje agira amashushu cyane, nabonye ari kujya arakabakaba karakarabo kari hejuru nk'ushaka gufungura vuba na bwangu. Uziyeri we rero ni urumva zibye uko mbivugiye aha byaba birebire. Ngo kugeza ubu iyi mpano uremera ko twayifungura? Murakoze. N'ubundi nacyo cyatumye tuyizana kugira ngo tuyishikirize abayobozi. Ubwo yabagize imbere rero rwose dutanze urubuga bafungura. None se ko numva mwaravuze ngo amavuna ngo yitiriwe iyi korari irimo no iyi korari ifitemo ukuboko kurekure. Aya mavuna korari rwose niyo iri ku ruhembe rw'imbere, icyakora n'abaji abadushigikiye. Wow, ntabwo turi twenyine. Abandi bagira amavuna bakazana impano ngizi. Nawe urumva ni amavuna adasanzwe korari yateguye. Haleluya. Iyi korari ntabwo yoroshe. Mwebwe ngiye kuzabapangira mbajane i Kigali byibuze muririmbire ku Muhima. Amina. Mwumve ko n'umujyi wa Kigali umeze neza. Ntabwo nshobora kwihara mfite Uziyeri, nzamutegeka mu izina rya Yesu azabajana. Se ngewe ndihara mfite abagabo. Nagiraga ngo banyemerere rero, hanyuma pasiteri n'umuyobozi w'itorero Uziyeri muze mudufungurire iyi mpano. Ariko madamu pasiteri nawe agaragare hariya. Iyi foto itarimo mifemo ntabwo byaba biri kugenda neza. N'umudamu Uziyeri nawe muhagarara imbande. Muganga nawe naze. Madamu pasiteri na muganga, ibyiciro byose birimo. Uziyeri ugira ibintu byo gufuha bitagira 12. Nubwo menye ibanga, nimuhagarara uko nguko, kuko muhagaze muri abera. Mufashanye. Aho rwose ni sawa, iyo foto rwose turayikeneye. Yego. Uziyeri wareka Uziyeri rwose arimo arihuta cyane, ntumbaze. Sinababwiye ngo ni ikarito. Utegereze wowe, witegereze neza. Ibi rero nabyo ntabwo byaba ari byo kabisa. Batuye ibintu byo kuzana amakarita ahangaha mubesha abantu. Ariko reka ntaza gusaba imbabazi mu mwanya, ndimo mfeka abantu bakomeye. Mayinga nani ibikarito reka harimo mbonyemo kataloge. Umva bagira ngo iki? Umva nimutanga amashi. Amena. Nimumpera Imana amashi rwose. Mukivanemo turebe icyari cyo. Muvane musashi, ntabwo abizera bari bakibona pe. Barakireba. Pasiteri wacu dukunda akiri umusore rwose. Bavandimwe, muzamure hejuru abizera barebe neza rwose. Haleluya. Mumere Imana amashi menshi cyane. Amena rwose.
mufateho namwe ifatanyijemo. yego rwose. bavandimwe rero nagiraga ngo mbabwire, ubu noneho hari abantu mungabije, abacunguwe namwe muzankoraho. ubundi twari dusanzwe tuzi ko ku itorero mu ntara ya Mudende itorero rya Bunyuve ari ryo rigira ibyuma, none abahungu baradukarikiriye bazanye icuma tutagira. Amena.